aya magambo, intego y'aya magambo ni ukugendana n'Imana. Kugendana n'Imana ntabwo ari ukugenda uko wishakiye, harimo ubutabazi, harimo imbaraga, harimo ibisubizo. Imana yasanze Mose aragiye intama za Yetiro sebukwe mu butayu bw'Imidiyani, iramubwira ngo nagende ajye kuvana ubwoko bw'Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Mose ashaka kwanga, ariko kuko Imana yari yafashe icyemezo cyuko Mose ajya kubohora ubwoko bwayo bwari bufite ibibazo, aho bakoronijwaga, baricwaga, barageragezwaga mu buryo bukomeye. Mose abibwiye Imana, Imana nayo iranga kuko yari yafashe icyemezo. Mose yabwiraga Imana ashaka kwanga ngo ntazi kuvuga, ariko Imana yamubwira ngo uri kumwe na mwene so Aroni, azakubera akanwa, nawe uzamubera nk'Imana. Mose ku iherezo yumva ko Imana yafashe icyemezo nta kundi byagenda, arabyemera. Yari yaravuye yishe umuntu, bamubwiye ngo asubire mu gihugu cya Egiputa, agira ikibazo gikomeye cyane, ariko kuko Imana yari yabivuze ikura ibishoboka mu bidashoboka. Aramubwira ngo ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose abwira Imana ngo nutajyana natwe ntudukure ino. Kugendana n'Imana. Ari mu butayu bw'Imidiyani aragiye intama, ntabwo yiyumvisha ukuntu yasubira mu gihugu cya Egiputa, yaravuye yishe umuntu. Ariko birashoboka kuko ibyo Imana yashatse gukora, inzitwazo zawe ntaho zishingiye. Iyo nyanja itukura nayigezeho. Aho bari baturutse iruhande koko hari imisozi myinshi, n'ibumoso hari imisozi, imbere hari inyanja itukura, inyuma hari haturutse ababisha. Babonye ibyo babona ko bapfuye birangiye, ariko Imana ikura ibishoboka mu bidashoboka. Imana ikingurira ibyo abantu bakingiranye. Imana ibohora ibyo abantu baboshye. Batakira Uwiteka. Nimusoma Bibiliya muzasanga babonye ibyo byose imbere yabo, inyuma, iruhande, babuze inzira, batakira Uwiteka. Burya Mose bamubwiye ubwa kabiri, ariko ubwa mbere babanje gutakira Uwiteka. Baramubwira ngo Mose, sibyo twakubwiraga, iyo tureka tugapfira iyo. Ariko Mose arababwira, mwihagarare gusa murebe agakiza Uwiteka ribazanira uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Amina. Uwiteka ari warwanirire, namwe nimwicecekere. Kora ibyo ushoboye gukora, ibyo udashoboye Imana izabikora. Petero bamujyanye mu nzu y'imbohe, bari bumwice mu gitondo cya kare, ariko marayika w'Imana aramufungura. Ageze imbere y'inzugi zikomeye bari bashyizeho, bakinze inzugi z'imbohe. Inzugi zibonye marayika na Petero zigira isoni, zirikingura. Kubera iki? Kubera ko ibyo Imana yavuze no kubikora izabikora. Saduraka na Meshaki na Abedenego byagenze bite? Reka kugendana n'Imana harimo ibisubizo, kubera ko Imana ishobora byose, itegeka, ifite imbaraga zakabura nkomyi, zashobora kukurengera mu byago no mu makuba. Nugira ikibazo ukaba uri kumwe n'Imana, humura. Abantu nibakwanga ukaba uri kumwe n'Imana, humura. Neye paper, ntugire ubwoba. Nugira ikibazo abantu bakakuvuga nabi, Imana izakuvuga neza. Yesu na Kalebu, abagabo babiri bavuguruza abagabo 10 bajyanye, kandi koko igihugu Imana yarakibahaye. Umva neza, aho mbabwira, ngiye navuye mu Misiri i Kairo ku kibuga cy'indege nerekeza yo mu butayu. Aho batungukiye ni mu butayu bw'Imara. Aho mu butayu bw'Imara ni ubutayu bwegeranye n'ubutayu bwa Elimu. Iyo uhavuye ugaruka hino werekeza mu butayu aho Mose yazamukiraga mu butayu bwa Sinayi. Iyo uvuye aho ngaho bambukiye mu butayu bw'Imara, bambuka ahantu humutse kandi hari mu nyanja. Imana se ibyo yashatse gukora itakora n'ibiki? Bageze hakuno mu butayu bw'Imara, inyota irabica. Imana ibafukurira amariba. Ayo mariba narayabonye hariya mu butayu, narayabonye jewe ubwanjye, narayiboneye. Nabajije umwisirayeli wari utiyoboye witwa Michel, Dr. Michel. Arambwira ngo ese ndamubaza nti aya mariba natwe aya mazi twangwaho? Dr. aransubiza mu rurimi rw'amahanga ngo le puits il a été créé uniquement pour les Israélites, non pour les étrangers.
ayo mariba yafukuriwe abisirayeli ntabwo yafukuriwe abanyamahanga. Amazi yarongera arasharira, nicyo uwo mudokiteri yambwiraga. Yarambwira ati mwe ntimwanywaho, abo yafukuriwe barayanyoye baragenda, arongera arasharira. Ibintu Imana yakugeneye ni ukuri kw'Imana niwo uzabifata. Bagendanaga n'Imana, igihugu baragitashye muri 48. Jye narahageze, nagiyeyo. Igihe Imana bakubwira harahari, bya biti bakubwira kagashyamba karahari, njye nakagezemo. Amina. Amen. N'ahantu Yesu yapfukamye, iri urwo rutare nanjye narupfukamyeho. Ahantu bamuhambye hegeranye naho bamwiciye, izo mva njye nazigezemo nazinjiyemo. Ibyo ndimo kubabwira ubu ngubu nibyo niboneye n'amaso yanjye, ntabwo ari byo nize muri kaminuza, ntabwo ari byo nigishiye nabwiwe n'abantu, ntabwo ari inkuru. Genda babwira ibyo nabonye. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Imana Kizedi wawe. Ushobora kuba uri mu bibazo tukubwira ngo wihangane, ibihe bizahinduka. Abari muri mu Rwanda tubasuje tubabwira ngo Imana iba mugisha, abari mu Burundi mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamunenge tubabwira ngo Imana iba mugisha kubuhitamo ibiganiro byacu. Abari muri Amerika tubasuje tubabwira ngo Imana iba mugisha, cyane cyane ziri muri Canada tubabwira ngo shalom shalom. Abari mu Burayi tubasuje tubabwira ngo Imana iba mugisha, cyane cyane abantu bari mu Bubiligi tubabwira ngo Imana iba mugisha. Abari muri Aziya tubasuje mu nshuti zacu, abari muri Australia mu nshuti zacu tubabwira ngo Imana iba mugisha kubuhitamo ibiganiro byacu. Kuko muri turi kumwe n'umushumba Mitsindo Gracier. Uraho mushumba? Uraho neza. Makuru yanyu ni meza. Bari bamugisha ko mwemeye kwitabira ubutumire bwacu, mwatangira mwibwira abantu mu buryo burambuye. Nitwa Mitsindo Gracier, umupastori mu itorero rya Pentecote ADPR, ariko uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Ndi umugabo wubatse ufite abana 9, abakobwa 5 n'abahungu 4. Bityo rero nakiri umuhamagaro wanyu, numva ko nta mpamvu nubwo ndi mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko sindi mu kiruhuko cy'ivuga butumwa. Nakoze. Nakoze rero mushumba watanga musenga Imana kandi munakomeza ku ijambo ry'Imana. Nyagasani Imana ishobora byose, uri umwami mwiza, twarakwitabye uduhamagaye, kandi ntabwo twaciye mu cyanzu ahubwo twaciye mu irembo. Nje hano kugira ngo ntangaze inkuru y'ijambo ryawe, si ibyanjye si by'umuntu, ahubwo ni inkuru z'ijambo ryawe rifasha, rizura, rihembura imitima y'abana b'abantu. Ndagusabye ngo mfashe kandi ufashe n'abumva ijambo ryawe, mu izina rya Kristo nimwe dusenze urakoze. Amen. Kaze mushumba. Ndagira ngo rero dusangire ijambo ry'Imana byanditswe mu gitabo cya Mose cyitwa Kuva ibice 14 umurongo w'10. Aya magambo, intego y'aya magambo ni ukugendana n'Imana. Kugendana n'Imana si ukugendana n'umwana w'umuntu. Kugendana n'Imana ntabwo ari ukugenda uko wishakiye, harimo ubutabazi, harimo imbaraga, harimo ibisubizo. Dusome twifashishije ijambo maze kubabwira. Farawo abatuze, Abisirayeli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari mu Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Niki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? 13 umurongo. Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagarare gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari warwanirire, namwe mwicecekere. Kimya muceceke. Amina. Amen. Ku murongo wa 19. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava, ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo, ihagararira inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Bariya ni Abanyegiputa.
ibabera igicu n'umwijima, abandi ibabera umucyo ubamurikira nijoro ntibegerana iryo joro ryose. Ku murongo wa 24, mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Amina. Aya magambo arakomeye. Aya magambo nagaragaza iby'urugendo rw'Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa aho bakolonirijwe, kandi aya magambo agendanye n'amagambo yanditswe mu bice 33 umurongo wa 14 na 15 aho Imana yavuganye na Mose. Imana yasanze Mose aragiye intama za Yetiro sebukwe mu butayu bw'Imidiyani, iramubwira ngo nagende ajye kuvana ubwoko bw'Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Mose ashaka kwanga, ariko kuko Imana yari yafashe icyemezo cyuko Mose ajya kubohora ubwoko bwayo bwari bufite ibibazo aho bakolonizwaga, baricwaga, barageragezwaga mu buryo bukomeye. Mose abibwiye Imana, Imana nayo iranga kuko yari yafashe icyemezo. Mose yabwiraga Imana ashaka kwanga ngo ntazi kuvuga, ariko Imana yamubwira ngo uri kumwe na mwene so Aroni, azakubera akanwa nawe uzamubera nk'Imana. Mose ku iherezo yumva ko Imana yafashe icyemezo nta kundi byagenda, arabyemera. Aramubwira ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose yari atakiye Imana, abwira Imana ati no, ntago byoroshye gusubira muri Egiputa, handitswe ibintu bike ariko burya habuzwe byinshi. Yari yaravuye yishe umuntu, bamubwiye ngo asubire mu gihugu cya Egiputa, agira ikibazo gikomeye cyane, ariko kuko Imana yari yabivuze ikura ibishoboka mu bidashoboka. Amina. Aramubwira ngo ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Ku murongo wa 15 Mose abwira Imana ngo nutajyana natwe ntudukure ino. Kugendana n'Imana, nababwiye ko ariyo ntego y'iri jambo. Ari mu butayu bw'Imidiyani aragiye intama, ntabwo yiyumvisha ukuntu yasubira mu gihugu cya Egiputa yaravuye yishe umuntu, ariko birashoboka kuko iby'Imana yashatse gukora inzitwazo zawe ntaho zishingiye. Mose aragenda bava mu gihugu cya Egiputa aho babaga i Gosheni, bagenda berekeje mu butayu bari kumwe na Mose n'Imana, kuko ku manywa bayorwaga n'inkingi y'igicu, ariko nijoro bakayorwa n'inkingi y'umuriro. Bageze ku nyanja itukura, Abisirayeli babona amazi imbere yabo, babona imisozi iruhande iburyo, babona n'indi ibumoso, ariko bubuye amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo. Nicyo cyatumye bababonye baratinya. Kambabwire bene data n'abandi banyarwanda n'abanyamahanga batwumva, imbere habuze inzira, iburyo hakabura inzira, ibumoso hakabura inzira, inyuma hakabura inzira, hejuru hari inzira. Amen. Haleluya. Amen. Hejuru hari inzira. Babona ko byarangiye, batangira kureba Mose, ariko bamureberaga iki se? Ko Imana yari yafashe icyemezo kuki bacitse intege bageze imbere y'amazi. Ngewe ibyo mbabwira ibi ngibi, iyo nyanja itukura nayigezeho. Aho bari baturutse iruhande koko hari imisozi myinshi, n'ibumoso hari imisozi, imbere hari inyanja itukura, inyuma hari haturutse ababisha. Babonye ibyo babona ko bapfuye birangiye, ariko Imana ikura ibishoboka mu bidashoboka. Imana ikingurira ibyo abantu bakingiranye. Imana ibohora ibyo abantu baboshye. Imana ikosora ibyakosamye by'abana b'abantu.
batakira Uwiteka. Nimusoma Bibiliya muzasanga babonye ibyo byose imbere yabo, inyuma, iruhande, babuze inzira, batakira Uwiteka. Burya Mose bamubwiye ubwa kabiri, ariko ubwa mbere babanje gutakira Uwiteka. Baramubwira ngo Mose, sibyo twakubwiraga, iyo tureka tugapfira iyo. Ariko Mose arababwira, mwihagarare gusa murebe agakiza Uwiteka ribazanira uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubona ukundi. Amina. Uwiteka ari warwanirire, namwe nimwicecekere. Amina, amina. Mose ari kumwe n'Imana ishobora byose, ari kumwe n'Abisirayeli. Ku murongo wa 19 marayika bajyaga imbere yabo, ahubwo ajya hagati yabo. Ku ruhande ruherera ku banyegiputa haba umwijima w'icuraburindi, ariko ku ruhande ruherera ku Bisirayeli haba umucyo w'itangaza umurika, ubamurikira cyane. Imana ibaza Mose ngo, Mose, icyo ufite mu ntoki ni iki? Ni inkoni. Rambura hejuru y'amazi. Arambuye hejuru y'inyanja, amazi acikamo, kubera ko Imana yahuhishije umuyaga udasanzwe. Erega ibyo dukora, kora ibyo ushoboye gukora, ibyo udashoboye Imana izabikora. Uzakora ibyo ushoboye gukora, ibyo udashoboye uzabyihorere, ntubishoboye nyine, ariko Imana izabikora. Umuyaga Imana izanye urahuha, inyanza icikamo kabiri. Imaze gucikamo kabiri, ayo hepfo aragenda. Ntabwo nzu umwanya wahasigaye, nitugerayo muzanyibutse tuzabaza Abisirayeli, kuko tuzajya mu ijuru byanze bikunze. Amazi yo hepfo aramanuka, Abisirayeli batangira kugenda. Nari maze kubabwira ngo nitugerayo muzanyibutse tubabaze. Bagendaga mu nyanja ariko bavuga. Baravugaga bati, dufite Imana yacu iradutabaye. Abashakaga kubica basigara mu mwijima w'icuraburindi. Mose yarababwiye ngo mwitinya, gusa mwihagararire murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Ababisha banyu mwabonye ntabwo muzongera kubabona ukundi. Amina. Ariko ku murongo wa 24 mu gicuku cya nyuma, Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba. Amagare yabo ava mu mwuka, bacitse intege, batangira kwibaza ngo Imana y'Abisirayeli abarwanirira, mureke duhunge. Uzarwanya, utakurwanya ntuzamushobora. Uzavuga, utakuvuga uzatsindwa. Uzakingirana, ushaka gukingirana Imana izamukingurira. Uzazirika uzirika, Imana izamuzitura. Amina. Petero bamujyanye mu nzu y'imbohe, bari bumwice mu gitondo cya kare, ariko marayika w'Imana aramufungura. Aramufungura, ageze imbere y'inzugi zikomeye bari bashyizeho, bakinze inzugi z'imbohe. Inzugi zibonye marayika na Petero zigira isoni, zirikingura. Kubera iki? Kubera ko ibyo Imana yavuze no kubikora izabikora. Saduraka na Meshaki na Abedenego byagenze bite? Erega kugendana n'Imana harimo ibisubizo. Babajugunya mu muriro batekereza ko bagiye kubica, kuko ntabwo babajugunye mu muriro bari bwongere kuzabahamagara bavuga mu mazina yabo. Babajugunye mu muriro kuko bagendanaga n'Imana, banze kurya ibyo kurya by'ibwami kugira ngo hatagira ibyo abana b'abantu bazitwaza. Ariko Mose n'abagenzi be bajugunya mu itanura ry'umuriro. Bageze mu itanura, umuriro babera nk'amazi. Haleluya. Umuriro babera nk'amazi. Bagezemo, marayika yari yababanjirijemo. Ababajugunye barebye babona harimo abantu 4, bajugunye 3. Batangira kwibaza ibibaye. Ariko Nebukadinezari yegera itanura ry'umuriro. Saduraka na Meshaki na Abedenego bagaragu Imana isumba byose, mbese Imana yanyu yashoboye kubarinda? Yashoboye kubarinda. Barabahamagara bavanamo. Babajugunye bari bubahamagara se ngo bavanemo, bari kubica. Nuko babonye ukuboko kw'Imana gukomeye, kuko bagendanaga nayo irabarinda. Babona ko nta kundi byagenda, bamenya ko abagaragu b'Imana ari abagaragu b'Imana nyine, kandi bagendana nayo. Kubara
igitabo cya Mose kitwa Kubara, ibice 13 murongo wa 28. Cya gihugu Imana yabahamagariye kujyamo hashyizweho abatasi bazajya ku gitata. Bashyize abantu 12 bajya gutata igihugu. Igihugu barakibonye koko basanga ari igihugu cy'amata n'ubuki, ariko bagezeyo basanga hariho abagabo barebare banini, abanyamaboko bari mu midugudu inyuranye, Abanaki, Abamaleki, batuye mu gihugu cy'Inegebu, Abaheti n'Abayebusi n'Abamori, batuye mu misozi mu kibaya cya Yorodani. Abo bajyanye 10 bagarukana inkuru y'Icamugongo, ariko Yesuwa na Kalebu kuko bagendanaga n'Imana. Kalebu ku murongo wa 30, Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati tuzamuke none aha twahindure, kuko tubasha rwose kuhatsinda. Tuzamuke none aha tuhahindure, kuko tubasha kuhatsinda. Abantu basakuriza icyarimwe ngo ntibishoboka, ariko nta kidashobokera Imana. Imbere y'Imana byose birashoboka. Mwami Yesu ari kumwe n'abigishwa be bashatse gusubira inyuma bagize ubwoba kubera ibibazo bahuye nabo. Arabaza ngo namwe murashaka kugenda? Arabasubiza ati mwitinya, mwihagararire, mwitinya gusa, dufite Imana ishobora byose. Iwabo mwitinya kandi mwigira ubwoba. Mu rurimi rwabo yarababwiye ngo nekrinete mefobi, ntimutinye kandi ntimugire ubwoba. Ku murongo wa 33 hepfo twababonye, baravuga ngo twabonye abagabo banini, twabonye abantu bibihangange. Ariko reka mbabwire, nubwo baba bibihanganye bakangana n'imisozi, nubwo bagira imbaraga zingana zite, nubwo baba abayobozi, abategetsi bagategeka, ariko Imana ntabwo ikoresha za Rienfield, ntabwo ikoresha za Kalachnikov, ntabwo ikoresha za Burene, ntabwo ikoresha za L4, ntabwo ikoresha za Katyusha. Oya, Imana irategeka gusa. Imana ireba mu ngabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, amagara arifungura. Yarabarebye gusa ntacyo yavuze, kubera ko Imana ishobora byose, itegeka, ifite imbaraga zakabura nkomyi, zashobora kukurengera mu byago no mu makuba. Nugira ikibazo ukaba uri kumwe n'Imana, humura. Abantu nibakwanga ukaba uri kumwe n'Imana, humura. Neye paper, ntugire ubwoba. Nugira ikibazo abantu bakakuvuga nabi, Imana izakuvuga neza. Kandi nkuko navuze haruguru, niba nagufunga Imana izagufungura nkuko yabikoreye abatubanjirije. Humura. Bamuca intege Yesuwa na Kalebu. Imana ntikorera ubwinshi, ikorera ukuri, ikoresha ukuri n'imbaraga zayo. Ngo twibonaga tubamezeho nk'inzige, ngo kandi nabo niko batubonaga. Reka kwisuzugura, Imana yaraguhamagaye izagukoresha. Abantu nibagushyira iruhande, Imana izakugarura. Abantu nibagutera ubwoba, Imana izakumara ubwoba. Amina. Yesuwa na Kalebu, abagabo babiri bavuguruza abagabo 10 bajyanye, kandi koko igihugu Imana yarakibahaye. Umva neza, aho mbabwira, gihe navuye mu Misiri i Kairo ku kibuga cy'indege nerekezo mu butayu, aho batungukiye ni mu butayu bw'Imara. Aho mu butayu bw'Imara ni ubutayu bwegeranye n'ubutayu bwa Elimu. Iyo uhavuye ugaruka hino werekeza mu butayu aho Mose yazamukiraga mu butayu bwa Sinayi. Iyo uvuye aho ngaho bambukiye mu butayu bw'Imara, bambuka ahantu humutse kandi hari mu nyanja. Imana se ibyo yashatse gukora itakora n'ibiki?
bageze hakuno mu butayu bw'Imana inyota irabica. Imana ibafukurira amariba, ayo mariba narayabonye hariya mu butayu, narayabonye jewe ubwanjye narayiboneye. Nabajije umwisirayeli wari utiyobe witwa Michel, Dr. Michel, arambwira ngo ese ndamubaza aya mariba natwe aya mazi twangwaho? Dr. aransubiza mu rurimi rw'amahanga ngo le puits il a été créé uniquement pour les Israélites, non pour les étrangers. Ayo mariba yafukuriwe abisirayeli, ntabwo yafukuriwe abanyamahanga. Erega njambwira abakirisitu nti ikijumba Imana yakugeneye yaguhaye ni icyawe, nta wundi uzakiryaho. Amina. Kandi igitangaje cyane, abisirayeli bamaze kuva aho ngaho amazi yarongera arasharira. Nicyo uwo mudokiteri yambwiraga, yarambwira ati mwe ntimwanywaho, abo yafukuriwe barayanyoye baragenda, arongera arasharira. Ibintu Imana yakugeneye ni ukuri ko Imana niwe uzabifata, nta wundi uzabikuburanya, nta wundi uzakurwanya ngo bizakunde. Ariko igisubizo mu kanya ndakiguha. Izuba ryarabishe, harashyushye, hameze n'abaho hantu muri ubwo butayu. Njye narabugenze ubutayu bwose, narabugenze na bagenzi banjye twajyanye, turarangiza tugera Sinayi, turaharara, turahava Sinayi, twambuka Yorodani tujya mu gihugu cya Isirayeli. Ariko reka mbabwire, nubona ibintu bidashoboka abantu ntibazagutera ubwoba. Nubona ibintu abantu ngo bagutera ubwoba ngo ntibishoboka, no, rien n'est impossible devant Dieu. Nta kidashoboka imbere y'Imana ishobora byose. Dore igisubizo aho kiri, gisubizo kizima aho kiri ngaha mu Kubara 14 umurongo w'8. Yesu na Kalebu basubiza iteraniro ry'abantu abisirayeli bose, baravuga ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe. Amina. Kandi akiduhe ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka. Imana irabwira abatuye isi ntimugomere Imana. Iby'Imana ikora izabikora idashingiye ku mirimo yawe, idashingiye ku bukire bwawe, idashingiye kuko wabyaye abana benshi, idashingiye kuko ufite umwanya mwiza, idashingiye kuko uri umuyobozi runaka. Oya, ibyo izagukorera izabikora ishingiye ku gukiranuka n'ukuri byawe. Niba Uwiteka atwishimira, ngiki gisubizo, ngiki gisubizo cy'ibibazo ufite, ngiki gisubizo cy'imibereho yawe ya buri munsi. Ibyo wibaza, niba Uwiteka akwishimira azakujyana muri icyo gihugu cy'ijuru akiguhe, ari igihugu cy'amata n'ubuki. Kandi icyitonderwa, cyakora ntimugomere Uwiteka. Muramenye ntimugomere Uwiteka, kandi ntimutinye abene icyo gihugu, kuko tuzabarya nk'imitsima. Amina. Amen. Tuzabarya nk'imitsima, nta kintu kibahesha kuduhagarara imbere, kuko turi kumwe n'Imana yacu. Bene data bavandimwe, nujyana n'Imana ntacyo uzaba. Nabahaye urugero kuri bene data batubanjirije, ni babiri navuze, ariko nshatse navuga mpereye mu itangiriro nkageza no mu byahishuwe. Bibiliya narayisomye, sindi umuhanga, ntawe umenya Bibiliya, ni agace gato gusa tumenyaho. Narayisomye inshuro 3 nkahera mu itangiriro nkagera mu byahishuwe, ariko ntabwo naza kwiratira abantu ngo nzi Bibiliya. Oya, Bibiliya izwi n'Imana Data wa twese, nta mwana w'umuntu umenya byose. Imana yo mu ijuru niyo yonyine imenya byose. Niba Uwiteka atwishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe. Yewe mwene data, Imana irakwishimira. Ubaza imirimo yawe ya buri munsi, Imana irakwishimiye. Ariko niba itakwishimiye, we kwirata kuri umukirisitu. Niba itakwishimiye, we kwirata kuri umuyobozi. Niba itakwishimiye, we kwirata ko umaze igihe mu itorero. Niba itakwishimiye, we kwirata kuri umutunzi. Niba Imana itakwishimiye, we kwirata ko wabyaye abana benshi. Nanjye ndabafite, nabyaye 9, ariko ntawe nashumura ngo najye kubyara 9, kuko wenda niko Imana yabibonye, kandi nawe yabiguhaye yabiguha. Ariko ibyo sinabyirata ngo nabyaye benshi. Oya, icyo nakwirata gusa cyonyine nuko nakijijwe, kandi nkaba mfite ibyiringiro ko nuhagijwe amaraso ya Kristo Yesu
kandi ibi bya hano mu isi nibishira nzajya mu ijuru. Ndabihamya, ni nge ubyihamiriza, nta wundi ubimpamiriza. Nge nzajya mu ijuru. Imyaka ngezemo nta nubwo ari imyaka yo kujarajara ngo njye mu bindi bintu byashobora kuntwara ubugingo. Ubu ngubu aho ngeze ijuru ndaryiteguye, ijuru ndaryizeye, byanze bikunze ndaryizeye. Yewe mwene data, aho uri, mu byo wabayemo, mu byo wagendeyemo, mbese Imana irimo kukwishimira? Uko ugenda, aho ukora, mu muryango wawe, mu rugo rwawe, mu bukorana nabo, mu mibereho yawe ya buri munsi, Imana irimo kukwishimira? Twe kwitera ijeke, wakora ibintu abantu bakureba, wakora ibintu mu rwihisho, ariko reba neza, Imana irimo kukwishimira? Aho ngaho niho ruzingiye, aho ngaho niho hari igisubizo kibibazo byawe, kibazo by'abari ku isi. Mbese Imana irimo kwishimira imirimo y'abana b'abantu? Reka nkubwire, nutangira urugamba uzabanza ubitekerezeho neza. Niba waraje mu gakiza, urabe wabitekerejeho neza, ejo utagera imbere ukananirwa. Kuko nujya gutangira urugamba ugomba kuba witwaje ibintu bitatu by'ingenzi, nubwo hakubiyemo utundi tuntu tugenda dushyigikira izo ngingo uko ari eshatu. Icya mbere, nuba utangiye urugamba ugomba kuba ufite impamvu yo gutangira, yo gukora urwo rugamba ugiye gutangira. Impamvu ifatika yemewe nawe ubwawe n'abagukikije ndetse n'ibishaka bibe n'impamvu yemewe n'isi yose. Abagabo batangiye urugamba baje kubohora abantu bitwaga Imana itangirana nabo. Imana itangiranye nabo, Imana itangiranye nawe, Imana yatangiranye nabo akaba itangiranye nawe, izagufasha. Humura, izagufasha. Imana yatangiranye na Yesu na Kalebu, yarabakomeje. No mu bihugu intambara mujya bajya barwana, mwumva mukabyumva n'amatwi yanyu. Iyo watangiye ufite intego, Imana iragufasha. Imana iragufasha, igendana nawe. Ejo bundi abantu bagabo batangiye urugamba ari bake cyane, biyemeje, babwiye ngo igihugu kiruzuye, ngo ni nk'ikirahuri cyuzuye amazi, ariko batangira urugamba kuko baje bafite impamvu, bafite intego, bafite ukuri. Nubwo basitaye bari mu nzira, ariko kuko bagendanaga n'Imana. Abisirayeli bose ntibasitaye, ariko kuko bagendanaga n'Imana, igihugu baragitashye. Muri 48 je narahageze, nagiyeyo. Igihe cy'Imana bakubwira harahari, bya biti bakubwira kagashyamba karahari, nge nakagezemo. Amina. Amen. Ahantu Yesu yapfukamye, urwo rutare nanjye narupfukamyeho. Ahantu bamuhambye hegeranye naho bamwiciye, izo mva nge nazigezemo, nazinjiyemo. Ibyo ndimo kubabwira ubu ngubu nibyo niboneye n'amaso yanjye, ntabwo ari byo nize muri kaminuza, ntabwo ari byo nigishiye nabwiwe n'abantu, ntabwo ari inkuru. Ngenda babwira ibyo nabonye. Nababwiye ko nagiye mu butayu, nagiye wenyine. Ntabwo wangisha impaka ko ngenda babwira ibyo nabonye, ndababwira ibyo nzi nabonye, nabanesheje n'amaso yanjye. Umva nkubwire mwene data, niba Uwiteka kwishimira, azakujyana muri icyo gihugu akiguhe, kandi abakurwanya azabareba gusa nk'uko yarebye mu ngabo z'Abanyegiputa. Amagare bagendeshaga akavamo imyuka, akagenda akururika bikomeye. Baratinya bati Uwiteka araturwanya. Arabarwanya nyine. Uzakurwanya utarwanije Imana, uri mu ruhande rwayo, Imana izakurwanirira. Uzakurwanya urimo kugendana n'Imana, humura. Nekrinete mefobi, niko Yesu yabwiye bene wabo. Ntimutinye kandi ntimugire ubwoba. Urwo ni ururimi yababwiye wabo mu Kigiriki. Ntimutinye kandi ntimugire ubwoba, Imana iraturwanira kandi izatuneshereza. Umva nkubwire, ndi ngingo ya kabiri, uzatangira urugamba ufite intwaro. Nutagira intwaro uzagwa mu nzira utarararangiza. Indi ngingo ya gatatu, impamvu ya gatatu, uzatangira urugamba ufite impamba. Haleluya. Amen. Nugenda ku rugamba udafite impamba, uzagwa ku rugamba utaragera igihe cyo kururangiza. Nubu udafite intwaro, hari ibindi bigendanye nabyo, za minisio, amasasu n'ibindi. Nutangira urugamba udafite ibikoresho, ntabwo urwo rugamba uzarurangiza, ariko uzatangirana na bike
ugendanye n'Imana, ibyo ufite Imana izabikoresha, uzagera ku ntego. Imana iduha umugisha, kandi umunyarwanda, umunyamahanga, abari kure, abari hafi, bumvise aya magambo, ndagira ngo mbasabe mutekereze neza ko niba Uwiteka ari kukwishimira, azakujyana muri icyo gihugu. Niba atarimo kukwishimira, haguruka tugusengere, tugusabire kwishimirwa n'Imana, kugira ngo nawe uzagere muri icyo gihugu cy'amata n'ubuki Imana ijyanamo abantu bayo. Bisirayeli bahuye n'ibibazo, ariko Imana yabarwanira kuko bari kumwe nayo. Bambukira ahari inyanja, bambukira mu mazi hameze nko kwambukira kuri iyi sima ndeba ahangaha. Barasitara, Imana yabahaye amazi. Izuba rirabica, ubushyuhe bwinshi mu butayu, harashyushye cyane. Ibyo mbabwira ndabizi, nagiyeyo. Imana ibamereza imikindo 70. Iyo mikindo n'ubu iracyahari, yarabyibushye, ni minini cyane, ariko iyo mikindo n'uyu munsi iracyahari. Iracyahari na bugingo n'ubu, njyewe narayibonye. Ako gashyamba nababwiye ka Getsimani, nakagezemo, karacyahari n'uyu munsi. Njye narakiboneye, nakagezemo, nagasengeyemo. Imbere yaho hubatse urusengero, bahubatse urusengero barwitirira ngo Mutagatifu Petero, Saint Pierre, rwubatse aho ngaho. Nagiye no ku musozi, umusozi muremure witwa Tabora. Narawuzamutse hejuru ngera mu mpinga, hubatse urusengero rwiza, nuko ntaragera ku isi yose. Ariko bimwe narabigenze, ibihugu bimwe narabigenze kubera Imana. Kandi data ntiyagiye mu ndege, ariko nayigiyemo kubera Imana no kuri kw'Imana. Amen. Nagiye za Qatar, nagiye mu Faransa, nagiye mu Misiri, nagiye muri Israel, kandi data ntiyagiyeyo. Ariko kubera Imana nagiyeyo. Ibyo ndimo kuvugira abantu birebana na Bibiliya uyu munsi nibyo niboneye jewe. Kandi ibyo Bibiliya ivuga ni ukuri kutavangiye. Narabyo ni ukuri kutavangiye. Navanye amabuye, navanyeyo mbana yabazane nkayabereka. Navanye amabuye ku nyanja ya Tiberia. Navanyeyo n'imbuto z'imizabibu ndazifite iwanjye. Yo nibutse nzijyana mu itoro nkabereka. Navanye n'amabuye ku nyanja y'umunyu, nayo nayigeze, ariko yo nge narumiye no kuri kw'Imana. Nukorera Imana nta itazakugeza. Muvani mwe nukorera Imana nta itazakugeza. Pe nukorera Imana ukayubaha ukagenda nayo, abakurwanya bazahinduka usa imbere yawe. Pe Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, niko Dawidi yavuze. Kandi andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana n'iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe n'Uwiteka. Shimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Uzarya abanzi bawe bakureba, kandi ntawe uzagira icyo akwaka na gitoya. Uzarya, uzamererwa neza. Niba Imana iri mu ruhande rwawe, bazakwica izakuzura. Bazakugira imigambi mibi, Imana izabihindura ubusa. Bazakwisha inzara, Imana ikugaburire. Amina. Amen. Ibyo mbabwira ndabizi. Bazakugira imigambi mibisha, Imana ikugira imigambi yo gukiranuka, igukorera imigambi yo gukiranuka. Sinababwiye ngo bazagufungira n'Imana igufungure. Sinababwiye ngo bazakuzirika Imana ikuziture. Sinababwiye ngo bazagukingirana Imana igukingurire. Ugende bakureba, urye bakureba, kubera ko ibyo bifuje si by'Imana yakwifujeho. Imana izakugira neza niba utibona ko uri inzige. Wikwisuzugura. Abakristo bapfukama hano bafite communication direct n'Imana, umuyoboro mwiza uvugana n'Imana. Bagapfukama bagahamagara yo mu ijuru, akavugana no mu ijuru. Nicyo gituma umurimbyi yaremye ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakombanga urugi ushaka kureba Imana. Ntabwo ari inyama, ahubwo ni umutima mu buryo bw'umwuka. Ntuzisuzugure kubera ko ukennye. No, gukena si cyo kibazo. Ntuzisuzugure kubera ko utazwi n'abantu benshi. No, si ikibazo cyo kutamenyekana. Ikibazo ufite nuko Imana itakwishimiye. Niba Imana ikwishimiye, neye pape, ntugire ubwoba. Niba Imana ikwishimiye, wowe ntutinye, ntugire ikibazo. Imana izakurengera mu byago n'amakuba. Ndagira ngo mpagarire aha ngaha.
mpagare ahangaha ni uguhagarara gusa kuko sindangije ijambo ry'Imana ndakomeje kugeza igihe nzaba ngifite imbaraga uzankeneraho inama azajya mpamagara ngiye nzamufasha si ikibazo. Yemwe abanyarwanda, yemwe abatuye iki gihugu n'abatuye isi yose, ibyo mukora byose murimo kugendana n'Imana, ariko niba mutagendana n'Imana ibyo mukora byose ni impfabusa. Niba mutagendana n'Imana ibyo mukora byose bizahera mu nzira utageze ku ntego. Niba wumva ushaka kugendana n'Imana, aho uri haguruka mu mwanya wawe tugusengere, nta kindi, nta bindi nkukorera bidasanzwe. Haguruka mu mwanya wawe ngusengere Imana, Imana itobore amasoko y'imigisha kugira ngo ubone uburyo bwo kujyana nayo udafite ubwoba, udakebakeba, ntazagira ugutera ubwoba. Niba Uwiteka kwishimira azagushora kujyana muri icyo gihugu, kandi ntuzavuge ngo uri umukene, ntuzavuge ngo uragiye intama nka Mose mu butayu. Oya, wigira ubwoba, niba Imana iguhamagaye genda. Amina. Amen. Muhaguruke dusenga Imana. Nyagasani Imana ishobora byose, umwami w'ijuru n'isi, uri Imana, turakwemera, turakwizera, tuguhanze amaso, uzaturengera mu byago n'amakuba. Ntawe uzaduhagarara imbere turi kumwe nawe, ntawe uzadusuzugura turi kumwe nawe, ntawe uzatwanga ngo agere ku ntego turi kumwe nawe, ntawe uzadukingirana ngo bishoboke turi kumwe nawe, ntawe uzaduhambira ngo bishoboke. Petero baramuhambuye baramufungura, bagaragwaye mu itano ry'umuriro barabatwitse bavanamo ari bazima. Amina. Abagaragwaye barabarengeye mu nkuge bavamo ari bazima. Ingero ni nyinshi, ingero ni nyinshi. Uri Imana koko, babarira abantu bawe kandi ubacira inzira kugira ngo abantu batuye iyi si, batuye n'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda bagendane nawe. Urinde umutekano w'igihugu cyacu, urinde abayobozi b'igihugu cyacu, uturindire umutekano mu majya no mu maza, tugendane nawe. Ariko tuzagera iyo tujya nituba turi kumwe nawe. Nsabiye aba bantu bose mu buryo bw'umwuka, mu buryo bufatika, ndasabye ngo abantu batuye iyi si bagendane nawe kugira ngo bazasoze urugendo rwabo neza. Urakoze ko wumvise kandi witeguye gukora ibyo abantu batashobora gukora, kuko ukura ibishoboka mu bidashoboka. Mu izina rya Data wa twese na Kristo Yesu n'umwuka wera, byose mbisenzemo. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze mushumba, Imana ibahe umugisha cyane. Twakora ubwa mbere cyo gusenga rero tugusaba ukanda subscribe, gukora share ikiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.